Ishuri umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza 2004 2005 nari mfite ubwo imyaka 18 nibwo naje kugira ibibazo nerwa inda urumva nari nkiri mutoya bisanzwe nyine ntago byabaga byoroshye none wabiganiriza umuntu akahitavuga ati ikigori gusa bagabuza aho ujya hako ngiye nkumva sinabishakaga nkumva mu rugo sinshaka ko bamenye ko ubuzima mbayemo n'umugabo wanjye ndetse ni wabo nkumva ntabwo nshaka ko babimenye abohoke muri we kuko ngiye namaze nk'imyaka nk'itatu nkumva ntashaka kuvugisha umuntu bita umugabo yanambira ngo mwiriwe nkamubaza sinago wambonye nkamubwira nabi cyane kuko numvaga wapi baravuga ngo ingese ipfa nyirayo yapfuye ubuzi ubundi iyo mwabyaye umwana wa kabiri niho mumaze kugira ahantu mwumva ko ukavuga muti tugiye kurera abana bacu nta kibazo mukishima kwizera abagabo ntago ari byiza ziba Mod TV kuri munsi wa none rero ugiye kubana nanjye Wiz Puzzle akaba nigiye mubana ku munsi kuwundi rero kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganiriza umudamu agiye kutuganiza ko ubuzima bwe yaciyemo ndekereza ko ashobora kuba bwari butamworoheye cyangwa se gusa muraza kubyiyumvira muri aka kanya agiye gutangira abibwira amazina ye reka muhikaze kuri Mod TV. Murakoze cyane nitwa Witonze Tasiana ndo mama w'abana batatu ubuzima bwanjye nibisanzwe burakomeye buroroshye hari impamvu ngo buroroshye burakomeye ni gute bukomeye tuganiriza muri rusange wenda duhereye mu myaka yawe wenda bikiri muto byagenze gute kugira ngo ugeze aha ngaha wanyuze muri byinshi cyane kunyura muri byinshi nanyuze muri byinshi vuga ngo narangije ishuri umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza 2004 2005 nari mfite ubwo imyaka 18 nibwo naje kugira ibibazo nerwa inda urumva nari nkiri mutoya nyuma yo guterwa inda rero ubuzima ntabwo bwari bworoshye gusa nyine nyirukuyintera arambwira ati nta kibazo tuzakomezanya ubuzima turagenda turabana umwana wa mbere ubwo namubyaye 2005 mu kwezi kwa 9 ubwo namubyaye ubuzima bwarakomeje burakara cyane ntago byari byoroshye tubana n'umugabo bitoroshye ubwo nimvuga bitoroshye urabyumva ubwo kurya ni ikibazo ubuzima nyine burakomeye gusa 2007 nibwo naje kubyara umwana wa kabiri nanone ubuzima bwari bugikomeye nabyaye umwana ubuzima bugikomeye nimvuga gukomera wumve ko ari kwa kundi gukomera ushaka kuba wamara n'iminsi 3-2 tari gusa hari ikintu cyaje kumbabaza nuko umugabo twaje kuba tutameranye neza kutamerana neza biranga biba ngombwa ko ntandukana nawe urumva ubuzima buracyakomeye ntabwo buroroha turatandukana mwajya ukwe n'undukwe abaho nyine noneho guhangayika birenze kwa kundi yego urumva noneho bwasubiye inyuma ntabwo ari nk'uko bwari bumeze n'ubundi ubwo wenda tugarutse nyuma gatoya ubwo buzima mwanyuzemo mwarakundanye wenda agerageza nyine no kugusezeranya bimwe muza kugera murabana muza gutandukana ese wowe nihe mpamvu yumvikana yatumye wenda mutabasha gukomezanya ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ngo ntiyankunze cyangwa se namukunze oya twarakundanye duca mu buzima hari igihe njya nibuka twajyaga twicara nyine tugaseka hagiye nawe mfite umwenda umwe nimvuga umwenda umwe wumve igitenge kimwe ariko mu by'ukuri nicyo twiyorosaga bikana ngombwa ko mu gitondo bucyambare nkajya gusenga tukakiyorosa mu gitondo nkabyuka mu gitondo cya kare ngicisha mu mazi nkashyira ku zuba ngo nka 3 kikaba kirumye twambara nyine tukajya gusenga ariko nyuma yaho ngaho nyine twe tubanye neza pe nta kibazo
ariko tugeze aho umuntu agomba kumva ko yambaye umwenda, urumva bwatangiye koroha, yambaye umwenda, undi arambaye, twahinduranyije umwenda, twariye bitatugoye, nibwo nyine haje kuzamo utuntu tudasobanutse. Ni ingo z'iyi minsi, ubwo ni ukuvuga ngo ubwo twatangiye gushwana, dufite abana bacu 2. wowe ku bwawe abantu benshi iyo bageze ku gihe cyo kubana bakamarana igihe runaka, wenda ugasanga bamaranye nk'umwaka cyangwa 2 bamaze wenda kubyara abana, usanga bihita bihinduka. Ibyo wibwiraga wenda ko muzakomezanya ugasanga wenda byahindutse, inshingano ugasanga buri umwe ntago ari kuzuzuza nk'uko biri nk'umubyeyi. Ese nkamwe mwari mukimara kubyara umwana wa mbere, watubwiye ko wenda mwari mubaye mu buzima butoroshye bugoranye, ese ntago byabagoraga kuzuza inshingano wenda zo guha nk'umwana uburere bwiza ndetse n'ibyo akeneye? Ntago byigeze bimugiraho ingaruka uwo mwana wa mbere? Ntago ingaruka zabura, kuko buriya umwana nimba amenyereye kurerwa n'ababyeyi 2, ugasanga undi mubyeyi ntamureba, bimugiraho ingaruka. Atangira kibaza ati se ibintu byako byari bimeze gutya byagenze bite? Ntago ingaruka yazibura, kimwe nuko n'ababyeyi n'uburana ntago babura ingaruka. Tangira kwibaza se n'ubundi ibintu birimo bimbaho ni ibiki, ese bizagenda bite? Nyine ni ibintu kwakira bigora, ariko umuntu aragerageza akabyakira. Umuntu dukurikiranye muri aka kanya uri kumva ubuhamya bwawe ahita yibaza wenda ko ese mwapfuye iki kugira ngo utandukanye n'umufasha wawe? Waba ugiye kumenesha ibanga? Wenda ubu uribana nta mugabo ufite? Ndibana nta mugabo mfite. Hashize imyaka ingahe? 9. Ese hari ibyo yagufashaga mbere mugafatanya nyine mu kubaka urugo, ariko none biza guhinduka mutandukanye? Kuri ubu ngubu ni wowe inshingano zahise zizaho, byose urabikora, kandi ntekereza ko wenda bikugoye. Sinzi wenda niba bikugoye kuba warakiriye izo nshingano zo kuba uri kurera abana. Ubu ni bangahe? Ni 3. Ndumva ese byaba bikugoye kuba kubahereza ubwo burere cyangwa se kubahereza n'ibyo bashaka, batikeza wenda ufite wenda abana wenda bamwe n'abanyeshuri, ese ntago bikugora? Biragoye ariko burya iyo ikintu kigoye umuntu akagikora yaracyakiriye, ari proud yo kumva ko agomba kugikora, kuko dafite ngo arabwiriye amufashe cyangwa uri yamufashe, yumva ko nyine byanze bikunze ari ibye. Ugira igihe ukabyakira ukumva ntacyo warenzaho, byaba na ngombwa ukabwira wa mwana utari ko urihangana, wowe iki ngiki ntabwo uri bukibone, katugihereze uyu nguyu kubera impamvu niyi. Ukicaza abana nyine ukabaganiriza, ntabwo icyo gihe ubahisha, ubabwiza ukuri, ukabereka ubuzima mubayemo, bakabasha kubwakira, bakoroherana. Niba harimo kuvuga ngo umwe yitange n'undi yitange, birakunda, ariko babugoye. Abana bose ufite nabo uwo mugabo? Oya, uvuga ngo nahavuye nyuma y'imyaka 9, imyaka 3 ishize byara undi, ariko ntago ari uwe. Mufitanye abana? Uwo nguwo 2, mufitanye 2 b'abakobwa. Ese bajya babona uburyo baganira na se wabo, cyangwa se we ajya agerageza kwenda kubasura wenda kugira n'icyo abafasha? Oya, ntabwo icyo kibaho. Bashobora no guhurira mu muhanda wenda bakaganira, gusa simbizi, ariko gihe ibyo nzi ntabwo nzi ko bahura ngo baganire. Se ntago baguhuza kunge cyavuga ati papa bimeze bite kutamutujyanaho ngo tunamubone tuganire? Ntago bijya bikubaza? Oya, amahirwe mfite nuko bari batari ko ubuzima bwacu barabuzi, n'ibyo twe tubanyeho barabizi. Bazi ko kujya gufata umwanzuro wo kuhava nkagenda ntabwo ari ikintu cyari gitunguranye, kuko na buri wese wenda abaye ku buzima nari mbayemo, nawe yafata umwanzuro akavuga ati okay, reka ndekeraho. Kuko hari igihe ugerageza umuntu ukihangana bikanga, ubwo nyine iyo habayeho gufata umwanzuro urawufata nyine ukigendera.
watubwiye ko wabaye nyine mu buzima bugoranye kugeza n'amagingo aya. Ese ubwo buzima wanyuzemo ni iki wowe ubona bwakwigisha abandi bantu, abandi badamu wenda babayeho mu buzima nk'ubwawe? Ni iki cyabigisha cyangwa se wowe imbaraga uzikura hehe? Ubundi ikintu nabigisha ni ukwiyumvamo ko ikintu uhuye nacyo ugomba kumanaginga ukagicamo, nta zindi mbaraga ukeneye ari izawe gusa. Icya mbere ni ugushaka ukabigiramo ubushake, kuvuga uti uko biri kose hariya nari mbayeho gutya, ariko nanone uriya muntu twari tubanye muri buriya buzima reka mwereke ko atari we. Reka mvuge mwereke ko kuba ntari kumwe nawe ntacyo naba. Ukagerageza ukavunika ariko ukanishima muri wowe, ukamwereka ko nta kibazo, ndetse na cya kindi utigeze ubona uriwe ugakoresha ibishoboka byose ukakibona. Wenda kuri uyu munsi wa none urabona ko inshingano wakiriye ni nyinshi, kuba uri umubyeyi ugomba kwita ku bana bawe, hari izindi mbaraga bigusaba. Ese hari akazi waba ufite wenda kagufasha uti ahangaha nkuraho udufaranga ngafasha abana banjye wenda bakiga bakagira ubuzima bwiza? Oya, nta kazi mfite. Ese ntabwo bikugoye cyane kuba wenda cyangwa hari ubwo utekereza ko byazagira ingaruka ku bana bawe kuri ubu ngubu, wenda baramutse batakiriye wenda ubufasha bwawe nk'umubyeyi, nubwo nawe atari wowe, ntabwo ujya utekereza ko abana wenda bashobora kuba wenda baba nk'ibirara bitewe n'izo mpamvu? Nta mubyeyi utakicara ngo atekereze ku buzima bw'abana be, cyangwa se yumve bunamugoye. N'icyo kintu agitekereze. Umwana nakubwira ati mama ndashaka inkweto, nabona nyuriya mwana kandi wenda iragura nk'ibihumbi nka 30, kandi watekereza ko bya 30 utapfa no kubibona. N'amezi 5 ashobora gushira utarabibona. Icyo gihe ntago wabura umutima nyine uhagaze uvuga uti se umwana wanjye nahura n'uye muha ko byagenda kose azamushuka. Ntago ingaruka zibura, ariko ugerageza kwegera umwana ukamuganiriza, ukamwereka ko hari igihe nawe hari imbaraga ashobora gushyiramo. Nimba yiga ukamubwira uti uriga bigoranye, ariko hari igihe uzarangiza ubashe kwiha bya bintu. Wenda hari ubuzima wabayemo uri kumwe n'umufasha wawe wa mbere, nubwo wenda nyuma bitaje gukunda neza nimwakomezanya. Hari ubuzima mwari mubanyemo, batubwiye ko mwari mubayeho neza nyine mwishimanye, nyuma biza guhinduka. Ese ku giti cyawe hari byinshi utekereza cyangwa se yakubwiraga? Ni iki ubu ngubu wicuza kuba warahuye nawe, kuba wenda waramenyanye nawe? Ni iki wicuza? Ibyo nicuza ni byinshi. Kuba naramenyanye nawe, ubundi uricara ugatekereza ariko se umuntu kuba mwaramenyanye byakumariye iki? Aho kugira ngo agire icyo akumarira, ahubwo yakongera indi misaraba. Urumva kwicuza ni kwinshi. Noneho akongera indi musaraba, mubyaranye abana mutabashije kurerana mwese, ntago babona uburere bw'ababyeyi bose, ntago babona icyo bifuza. Urumva ntago wabura ibyo wicuza. Byo kwicuza ni byinshi. Byabyo byose ntago mwabaye mu buzima wenda mutishimye, hari igihe mwari mwishimye. Ni iki kijya kikunezeza ujya wibuka ati amagambo yambwiye cyangwa se ibyo yankoreye ntago nzabyibagirwa? Uzi ikintu cyane ntamuvuga nabi cyane nyine ngo mbe numva ko nuko yanteye inda akamvana mu rugo. Avuga cyaranshimishije. Uzi kuba ufite inda uri iwanyu ntubashije kwiga nk'abandi, deja n'ababyeyi ntuwicaye iruhande ngo ubafashe, ukabona uratwite ukazicara ukabyarira iwanyu, nabyo kiba ari ikindi kintu. Ndamushimira rero ko yabashije kuvuga cyagiye ntwita, akambwira ati tugende, ubuzima tuzabamo nubwo. Ahubwo nanone ikintu cyambabaje nuko twe tugeze ahantu twumva ko turya tudahangayitse, tukanywa twumva tubasha kwambara umwenda tugahindura tutarabyigeze, tubasha kuba twarira ku isahane, ubundi wenda twariraga mu isafuriya ntiwamenya, ariko twamara kugeraho dufite bya bindi nkabona nyine birahindutse. Ibyo bintu birambabaza. Wenda gira inama bamwe, hari abakobwa baterwa inda ugasanga wenda nk'urugero nkawe byakubayeho, bagutera inda uri mu rugo, agira ubushake bwo kuza kukubwira ko yagukura mu rugo akakujyana iwe
ntekereza ko yagize ubutwari. Hari rero gira icyo ubwira bamwe batajya batekereza batajya bagira icyo gitekerezo, ugasanga umuntu ateye umukobwa inda atumye ahera mu rugo, ntekereza ko aba ameze nk'umukuye ku isoko. Ugasanga rero uwo mukobwa aba yahangayitse, aba mu buzima bugoye. Nihe nama wabagira? Abana b'abakobwa rero nagira inama, kubyara ntabwo ari ikibazo. Nanone kubyara bitunguranye ntabwo ari ikintu cyatuma wihuta ngo ushake kwihuta ugereho wumva ushaka kugera kandi bitari bukunde. Yakicara biragoye akabyara umwana we akamurera, kuko urumva kugira ngo uhure nawe mugeraho muteranira. Njye nabonye atari nuko muba mukundanye, ahubwo ni za ntuze z'abana. Akicara akamubyara akarera umwana we, deje noneho wanabyaye ubasha kugira ubwenge ugatekereza ukavuga uti ariko bino bintu ni bibi, ubushize byambayeho, none mu buryo bwo kugira ngo hatazagira ibindi biza, reka nicare ndera umwana wanjye ko biri kose. Ndakeka ubu ngubu umukobwa ufite umwana atabura umugabo ntabwo yamura, ahubwo ni nabo baba bazi ubwenge, kuko abasha gutekereza. Iyo bamaze kubyara iwanyu bakakubwira bati ugomba kwita ku mwana wawe, ukamukorera ibishoboka byose. Ariko urumva aba agifite andi mahirwe, ashobora no kuba yashobora mu ishuri akiga, ashobora no gukomeza ubuzima bwe nk'uko bisanzwe kongera akaba umwana. Ariko ubu ntabwo naba umwana, reka ntabwo naba umwana. Utunguka mu rugo n'abana babiri, biba bikaze, ntabwo biba byoroshye. Tubwiye ko ufite abana batatu. Mu bana batatu bose ntabwo wahuje se? Ese ubona nta makimbirane hagati y'abana bawe kubera ko bataba wenda urwango hagati yabo kubera ko umwe ntagahuje n'undi se, ugasanga hari umwe ukomeretse undi? Oya, ubundi burya amakimbirane aturuka ku babyeyi. Nimba wicaje abana ukabuze ko utababyaye ku mugabo umwe, wibereka ko hari urutondi, bose ni kimwe, kandi koko ntibikwiye kuba bose bakaba kimwe. Ni ukuvuga ngo uramutse uvuze nkavuga nti kubera ko wenda umutoya niwe udafite ikibazo, uwo muto nta kibazo njya mugeraho. Nkavuga ni buriya kubera ko iwabo uriya mwana ni abakire, baramufashije, baramufite, nkumva ko wenda namurutisha bariya ntabwo ari byiza. Burya abana ni bamwe. Kuri ubu ngubu hari ibyo ugitekereza cyangwa se nk'inzozi ujya ugira ati ngewe inzozi zanjye ndifuza kuzaba umuntu umeze gutya, cyangwa se wasanga wenda zaranabaye n'impamo? Izo nzozi zaba ari izi? Izi nzozi nari mfite, numvaga mpawe nk'umwanya urambuye nkavuga ubuzima bwanjye, nkabwira abandi ko kwishuka atari byiza. Njye mbyita kwishuka, kureba umuntu ukamureba uko atari, wowe uko wumva ushaka wamugira atari ko ameze, ntabwo ari byiza. Hari umuntu uza akakwiyoberanyaho, utekereza ko wenda n'uwo nguwo wa mbere yaba yarakwiyoberanyijeho? Niko mbyumva, ni nako mbizi. Akenshi abahungu bari muri icyo gihe wenda batereta, batekereza ko kwigaragaza imbere y'umukobwa umeze neza, wenda wambaye neza, akenshi n'igihe biba ari ibyo bambaye atari n'ibyabo banabitiye, ugasanga araje nyine arakwemeje. Bivuga ngo tuganije wenda ku buzima mwanyuzemo, wowe yaje ameze ate? Yakwiyoberanyijeho gute? Yanyiyoberanyijeho cyane, kuko ibyo yanyijeje si byo nabonye. Mbese narizi ko ari umuntu waho ufite amafaranga wifashisha, ariko nasanze atari byo. Kuko nimba akubwiye ati nta kibazo naguteye inda, tugende tubane, kumva ko byanze bikunze nugera mu rugo nyine nta kibazo uri bugire. Washyika mu rugo ugasanga nta sahani irimo, nta safuriya irimo, nta buriri burimo, mbese ugashaka ikintu ukakibura. Ibyo yakwijeje ntabwo bibonye, deje none utanasubirayo, utasubira no mu rugo, ni ibintu biba bigoye. Gusa kuko njye numvaga mukunze, numvaga uko biri kose tuzabishaka kandi tukabibona, kandi kuko nibyo niko byagenze. Twabishatse turabibona. Hari igihe nkunda guhura n'abamama, ugasanga umumama aravuze ngo shanga mbayeho, ntubwire wowe ibyo ngibyo uri muriganirira, kuko
kuko njye nibuka ko dushakana twiryamiraga ku musambi hasi kandi sibyo natekerezaga nta nubwo ari byo nari niteze none ukicara ukavuga uti se ndaburara kandi iwacu hari ibyo kurya watekereza ko wabisize ariko kubera ko umukunda ntubihe umwanya. uwo munsi se wahise utungurwa ukinjira mu nzu? Uratungurwa kubera ikibazo ufite ukikaruma. Hari bumwe ubanza no gutekereza uti wenda arankinisha aragira ngo andebe, kuko ubundi igihe cyacu wakundaga umuntu ntumubwire n'icyo wamutekerejeho kibi cyangwa se yaba yanagukoshereje ukaba utavuga ngo wakosheje, ujya ugaceceka nyine ukaryumaho. Byarantunguye cyane bitekerezaho buriya nabyaye sapona namubyaye mfite ibiro 38 cyane. Wari ukiri muto cyane? Nari muto cyane, noneho wumve ngo nari muto cyane. Urumva kugira ngo ubyare umwana ufite ibiro 38 biba ari Imana mfasha. Akenshi nk'umubyeyi ari kumwe n'abana be hari igihe abaganiriza bakabagira n'inama, akaba afite n'umwana umunezeza cyane cyangwa se umukunda cyane. Ese wowe mu bana bawe niwe ukunda cyane? Bose ndabakunda pe cyane, mba numva ngiye mbakunda kimwe, ariko byagera ku mfura yanjye cyane. Buriya ese wenda nk'ubuzima bwakubayeho nk'ibyakubayeho, wenda nk'umukobwa wawe wenda agizweho ingaruka cyangwa se bimubayeho, wabyakira? Nawe arabizi ibyo mba narabyakiriye bitaranamubaho. Ntagiye tuganira nkamubwira rero ntabwo ugomba kwitwara gutya kuko ubuzima nabayemo si bwiza, gusa niwumva hari igize n'ikikuba utazakimpisha kuko nanjye ndi umubyeyi. Soza umbwira uti ariko mama byagenze gutya, nzakugira inama uko niba na ngombwa nzashaka ubundi buryo ngufasha. Mbwira ntuzagire ikibazo n'umunsi wa rimwe, gusa ugomba kugerageza kubyirinda kugira ngo ujye ubigendera kure. Nihagira n'ikijya kuko uzavuga uti ariko sha siko naganiriye na mama akambwira ko byagenze gutya igihe iki n'iki, ati buriya ndamukunda cyane n'umwana duhuza. Akenshi abana ntabwo bakunda kuvuga, hari igihe akaguhisha akanga kubwira wenda ko wenda yahuye n'ikibazo runaka bitewe n'uburyo atakwisanzuraho. Ese uwawe ubona mwisanzuranye? Ngiye uko numva mbitekereza cyangwa se mbona twisanzuranyeho 95% ntabwo ampisha. Ubwo hari utwo atambwira ku giti cye, ariko mpamya neza ko ambwira tuganira. Iki wabwira ababyeyi batoteza abana babo igihe wenda bagizweho ingaruka, wenda babateye nk'inda, ugasanga umubyeyi gutoteza umwana amubwira ati wenda nitunamvirana hano sanga umuntu waguteye inda, niki wababwira? Oya, ntago ari byiza. Icyo nabasaba no kwegera abana bakabaganiza bitaranababaho, ariko nibiramuka binamubayeho namwereka ko atabaye umuntu mubi, amwereka ko atamugiye kure, n'umubyeyi we kandi nta naho yamushyira, ahubwo namwegera mugarure vuba amubwira ati rero umwana wanjye bibaho ariko ihangane n'ubundi ubuzima burakomeza kandi umve ko nta kibazo uzagira. Gutoteza umwana ntago ari byiza, ntago ari byiza. Musanze no mu ikosa amubwira uti iri kosa sindi shaka, mwihererane umuganirize mumara ubwoba, mubwira uti ntago ari byiza. Ako gutoteza umwana, buryo utoteje umwana umutera no gukora ibindi atatekereje. Ni handi utoteza umwana ugasanga nayanda nimba yifite aravuze ati reka njye kwikuramo batarabimenya, batangiye kubivuga, bita bibyana ingaruka nyinshi. Ariko uramutse umwegereye ukamugira inama ukamubwira uti okay bibaho, uzabyara kandi ubuzima bukomeze, urera umwana wawe ndetse nawe ukomeze ubuzima. Biba ari byiza. Gutoteza umwana ntago ari byiza cyane. Waje kutubwira ko inzu zawe zari uko ubwira abantu cyangwa se mu ruhame ubuhamya bw'ubuzima bwawe wanyuzemo. Kuri uyu munsi ndatekereza wenda izo nzu zibayemo n'ukuri. Nabyifuje igihe kinini, hari umuntu duhura nk'umumama tukaganira hamwe nako byo wigira n'ibiki. Rero nababwira utuntu nagiye ncamo ngo shahuri ikigori hoya igihe cyari iki, kuko hari igihe cyageze nkakubitwa nkagira rero umugabo akankubita, ubwo sinzi ukuntu yabaga yabitekereje, yaba yaje akansohora akanshyira ku muryango akinjira mu nzu akaryama.
nkahaba nkamara nk'icyumweru ndi hanze, ariko bwacya mu gitondo nkahura n'umuntu tugaseka akagira ngo nta kibazo mfite kandi nabaga nkifite. muri ko kugutoteza gutyo akagusura, urumva nimba umuntu yagukubise akakuraza hanze ntabwo wishimye, nta nubwo wakishima, ntiwariye ntiwanyweye ntiwakarabye, ariko nkigira hanze nkakara nkiyicarira. hari ukuntu bakunda kuvuga ngo zirara zishya, kandi wajya mu bantu mu gitondo uri kuganiriza abantu ukabaganiriza nkaho nta kibazo ufite, nuko iki babihisha? Ubundi uvuga uti uko biri kose bizashira, ukavuga uti reka ndwaze mugenze gutya bizashira, nabona ko ntabyitaho cyangwa ntabihaye umwanya azabireka, ariko hari ubigenza gutyo ubwo akabona kuri ikigoryi, n'ubundi ibyo namukorera byose yabyemera, kuko yajyaga bigenza gutyo bwacya mu gitondo akabyuka n'undi agashyiraho ingufuri akigendera. Ubwo urumva nta burenganzira mfite bwo kwinjira mu nzu, nanjye nkirwa nyine ndeba bagenzi banjye nkaseka pe nk'umuntu udafite ikibazo. Byashyika nimugoroba akaza, yaza saa sita z'ijoro nicaye ku muryango, ubwo nabaga ndi kumwe n'abana banjye babiri, agakingura akinjira akongera agakinga akaryama, ugacya igihe cyashira nk'ibyumweru nka 2. Ubwo yaba yashatse ko twinjira mu nzu agasiga adakinze, ngo nkinjira mu nzu nkakora amasuku bisanzwe nyine, ntabwo byabaga byoroshye. Noneho wabiganiriza umuntu akahita avuga ati uri ikigori, gusa bagabuza aho ujya, ariko njye nkumva sinabishakaga, nkumva mu rugo sinshaka ko bamenye ko ubuzima mbayemo n'umugabo wanjye, ndetse n'iwabo nkumva ntabwo nshaka ko babimenya, nkumva nta n'umuntu nshaka akamenya uko mbayeho. Niko byari bimeze, ku buryo nafashe n'umwanzuro wo kugenda, kandi burundu baratungurwa. Bitekereje wate ni ukubera iki ko twabonaga nta kibazo bafite, hari igihe kanya gatura tunarwana bugacya tugakaraba tukajya gusenga. muri ko gutotezwa guhura n'ibyo bibazo byose, ntekereza ko bitari byoroshye. Ubu se waba warazinutswe byo gukunda? Ubonye undi ntago wamwemerera? Yego, oya mba numva bitandemo. Se kwibana ntago wumva bikugoye? Abana banjye oya ntago bingoye. Wenda dusoza niki wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya kuri Motive? Dusoza nabwira ko abantu nkabibutsa ko kubana n'umuntu mutoteza ntago ari byiza, mutera igikomere. Kuko niba wumva udafite gahunda yo kubana n'umuntu wanamubwira utari ko nta gahunda mfite, cyangwa ukanamubwira uti nta n'umwanya wabyo mfite, kuruta ko wamutoteza. Gutoteza umuntu nibi bimutera igikomere bibi cyane. Gusa nanone nkabwira abantu nk'ubuzima nari mbayemo bwari bubi cyane, nkabwira umuntu ko atagomba guhisha ubuzima abayemo, nabiganire abohoke ku mutima we, shaka no kubona umurengera, nareke kubiceceka, abiganire abivuge abohoke muri we. Kuko nge namaze nk'imyaka nk'itatu numva ntashaka kuvugisha umuntu bita umugabo, yanambwira ngo mwiriwe nkamubaza sinago wambonye, nkamubwira nabi cyane, kuko numvaga ntariyakira. Ariko namaze kubona ko ubuzima bwose burashoboka, nshaka mbayeho nabi ariko nkataha nkaryama, nkaryama nkumva ndatuje nta kibazo. Uwo mugabo wagukomerekeje watumye unyura mu buzima butoroshye kugeza ubu ngubu, niki wamubwira nimba wenda dukurikiranye muri aka kanya? Namubwira ko namubabariye, gusa akisubiraho n'undi afite atazabimukorera, kuko abantu bagutakariza icyizere nta nubwo ari byiza cyane. Kandi nkamubwira ko ubuzima buhinduka, nkanamwibutsa ko hakundi ko yaranze atari ko ndi, oya ntabwo ari ko ndi. Se aramutse ahindutse yaza akagusaba imbabazi mugasubirana? Oya ntabwo byakunda. Ese kumva ko yaba yarahindutse yiteguye kugukura noneho ibyiza binarenze na bya bindi, byemezwa n'iki? Ntabyemezwa n'iki? Ntabwo ujya wizera se? Ibyo atankoreye tukiri bato kugira ngo yabinkorera nshaje, reka wasanga aribwo nyine yashyize ubwenge ku gihe yarabitekerejeho neza. Baravuga ngo ingesi ipfa nyirayo yapfuye. Bajya bavuga ngo agakono gashaje niko karyoshye ibiryo. Urumva ko kuba amaze igihe kinini yibaza ibyo yakoze, ntekereza ko wenda aribwo byaba bimeze neza. Burya
karyohera n'ubundi wo karyoheye. Ntabwo wavuga ngo kakuryoheye none karyohera n'ubundi wo kigeze kuryohera, hako urumva ntabwo kigeze kamuryohera. Oya ubundi iyo mwabyaye umwana umwe wa kabiri niho mumaze kugera ahantu mwumva ko ukavuga muti tugiye kurera abana bacu nta kibazo, mukishima kubera ko mugeze ahantu umwana atarira, umwana kuko twe tumaze kugira abana, umwe yigaga mu wa gatatu undi ari mu wa mbere, urumva bari bakuru, nta nkari twaryamagamo, nta bintu bijyanye n'umwanda, ahubwo twe tugeze ahantu tugomba kongera gukundana nka mbere tukiri batoya. Icyo wabwira abana bawe mubana ku munsi babona bahugenda boranda n'imbogamizi zigiye zitandukanye, nubwo hari uko baganiriza bagacururuka, n'iki wababwira? Abana banjye nababwira byinshi cyane, byinshi mbibabwira nyine turi kumwe, gusa nk'abangana n'abanjye, oya kwizera abagabo ntabwo ari byiza, kwizera abagabo ntabwo ari byiza. Yumve ko akuze agomba kwihitiramo muri we, kandi wahisemo akavuga ati okay, byaba bibi byaba byiza nzabyihanganira kuko ndakuze, nshoboye kuba nabyihanganira. Icyo wabwira rero abagabo noneho cyangwa se abasore, hari uwifuza kuba yashinga urugo, ni ibiki yakitondera? Nabanza kure ashaka umuntu ukuze uzi ubwenge, ashaka kuvuga ati ke mugabo mwiza dukore gutya kugira ngo tugere kuri iki, cyangwa se abanza avuga ati ariko umukobwa ngiye gushaka ubundi buri yarakuze azi ubwenge, ese nabitekerejeho, twaganiriye numvise ko nta mbogamizi afite cyangwa ngiye mfite kuba twaba turi kumwe. Iki wumva witeguye gukora kugira ngo izo mbogamizi ntizizakomeza nyine gukara cyangwa zigireho ingaruka ku bana bawe, ni iki nk'umubyeyi uteganya gukora? Ubundi ngewe icyo mba numva ngomba gukora cyangwa se nteganya gukora ni ukuba narera umwana wanjye nkamuganiriza bihagije, nkamwereka inzira mbi n'inziza, kuko ntabwo wafata umuntu ngo umushyiremo ikitamurimo, oya ntabwo byakunda. Nkumva nanone nzashimishwa no kumva ko za mpanuro natanze ari cyo zamariye, kumva ngo umwana wanjye hari ahantu yavuye ari naho yageze, nkumva ko nshaka kubona umwana wanjye, nta n'ikindi nshaka kubona umwana wanjye ameze neza, bya bikomere bya bindi yabonye akiri mutoya, ibyo abona akuze, mama kurya biratugora, nkumva ko hari igihe bizaba nyine byarangiye, akavuga ati ariko mama twaciye mu buzima, umbera umubyeyi, urangarura nakosheje, uranganiriza, ntiwanyihisha ntiwampisha. Reka rero ngushimire kuba watanze umwanya wawe ukitanga, ukemera kubohoka, ukagira icyo ugeza ku badukurikiranya kuri Mo TV, ni iby'agaciro. Reka tugushimire rero kuba witanze ukaduha umwanya wawe. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kuba mwanyakiriye mukampa umwanya tukaganira, ndishimye cyane. Murakoze cyane.